ubwo yaraje ageze muri salo Olivier yamurebye nawe umutima uramurya arangije ahita ahaguruka ahita azasanganira umukobwa ubwo Towa nawe yaramwegereye yaranje ati Olivier I'm sorry ndakwinginze n'ukuri mbabarire ndabizi nakosheje amakosa yose ninjye buri kuhishinja kandi rwose ntabwo newe ishema n'ibyo nakoze binteye isoni gusa ariko nyine mbabarire ntabwo nakubahishije mwangirije ubuzima gusa ntabwo ari byo nifuzaga numvaga ko nzaza tugakundana tukubaka urugo rwacu rugatera imbere ariko ntabwo ariko bigenze ndakwinginze Olivier basi musabye imbabazi mbikuye ku mutima mbabarire gusa nyine ndagiye mwifurije kuzahirwa mu byaha byose ariko uzajya imbabarira ntuzajya yibuka amakosa nagukoreye kuko ndabyemera ko nkwangirije ubuzima pe ikindi nyine mbere yuko ngenda nta kibazo impapuro za divorce uzazinyoherereza nzazisinya mwifurije ibyiza ubwo umugabo byaramurenze disi nawe atangira kurira arangije ati Towa nanjye mbabarire n'ukuri aho nakubereye umwana mwiza muri make mbabarire ku bwa buri kimwe nagukoreye kitagushimishije nta muntu w'intungane ubaho ariko nyine mbabarire ku byo nakoze ku nshingano zanjye ntubahirije mbese nyine ibyo nakoze bitagushimishije ubimbabarire kandi nanjye mwifurije amahirwe disi umukobwa amarira yari menshi arangije afata akavaze kiwe aragenda gusa mu kugenda disi yakebutse inyuma asa nkaho ari gutanga sinyana avuga ati naragukundaga nubwo bigenze uko umukobwa koko yarasohotse kuko nta kindi kintu yari bukore umugabo nasigara mu nzu ya wenyine umugabo wari ufite umugore disi wajya kumuganiriza byibuze akamumara irungu yasigaye mu nzu ya wenyine umugore nawe ahita yigendera reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze njye ndi Asaf Obi like share na comment byanyu ni ingenzi ikaze rero duheruka nubwo Towa yaramaze kubwira Olivier ko ajya aryamana na Nick Olivier kubyakira byamunaniye ubwo umujinya yari wose koko yumva atazi icyo arakora arangije ubwo nta kindi kirahise akora yirukanyira muri salo kureba Nikana ari arangije atangira kumufata mu mashinga ubwo Olivier yaraje ahita atangira gutura umujinya Nick ariko kumukubita rwose ubona ko atari kubabarira ubwo nta kindi yakoze yahise amufata mu izosi avuga ngo ntabwo ntabyizera Nick gute inshuti yanjye nkawe wankora ibi bintu kubera iki wakora ibi bintu nk'ibi ngibi koko ugatinya kukaryamana n'umugore wanjye narakwizenga kuzana mu rugo iwanjye warangiza ukajya ufata umugore wanjye mukaryamana nta soni ubwo Nick yahise amuhagurukana araje ati wow uri kumva ukuntu bimera urimo kubyumva ndakwishyuye nanjye ndakwishyuye Olivier uribuka imyaka 2 ishize uribuka imyaka 2 ishize ibintu wankoreye Olivier utanabyibukaga avuga ati habaye iki se kandi mu myaka 2 ishize habaye iki Nick habaye iki Nick ati ntago wabyirengagiza niko uribuka mu myaka 2 ishize mfite anniversaire mu kirori cyanjye uribuka uko byagenze uribuka ko nagufashe uri muri toilette uri kuryamana n'umukobwa twakundanaga icyo gihe urabyibuka Olivier warambabaje urabyibuka uri kumva ukuntu umutima ubabaza urimo kubyumva uri kumva ukuntu bibabaza uriya mukobwa naramukundaga n'umutima wanjye wose kandi wari ubizi ko nzamushyira mu rugo ngiye nkasezerana nawe ndaje nsanga uri gusambana nawe muri toilette urabyibuka byitwa ngo mwaje mu kirori cyanjye urangije namwegekana umujyana muri toilette ubu ngubu rero nanjye ndakwishyuye nizere kuri kumubabara ukuntu bimera uri kunyumva neza uri kumva ukuntu bimeze urabizi wahoze uri inshuti yanjye Olivier ariko ibi byose niho wabitangije turumvikana kuba ngize imyaka ntarashaka umugore ni wowe mbikesha niwe ho wabikoze kuko itaza kunkorera ubugome nka buriya ubu nanjye mba mfite umugore turumvikana ariko ntago wabishimye ibyo wankoreye byarambabaje kugeza na n'isaha byari bikindya mu mutima
ubu nanjye ndakwishyuye. Yo, ubwo Olivier yarababaye. Araje ati Nick, gute wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bimaze imyaka 2 bibaye? Ariko warambabariye, kubera iki wakomeza kubivuga? Nick ati ya, narakubabariye nyine naguhaye imbabazi. Ariko mind yanjye ntabwo igeze ibyibagirwa. Na n'isaha ndacyabyibuka. Ndacyumva uburibwe waneye. Olivier, nari naragambiye nanjye kuzakwishyura. Nari narabigambiriye. Naravuze ngo nanjye nushaka umugore nzakwishyura. Ubu ngubu mbigezeho. Ndumva ndi kwishima nanjye. Soni. Ibi byose niho wabiteye. Ikindi kandi noneho nanjye mbikoze mu nzu wiyubakiye. Wowe wabikoreye mu kirori cyanjye. Ariko nanjye mushyiriye mu nzu wiyubakiye. Uri kunyumva? Ubwo Olivier nawe byaramubabaje. Araje ati Nick, koko ibi ngibi wabinkora gutinyuka kuryamana n'umugore wanjye, umugore twasezeranye, atari umugore byibuze natoraguye ku muhanda, umugore nasezeranye nawe imbere y'Imana n'amategeko, ukamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo ukunde wihimure. Nick ati cicikaho ngaho se nyine, nanjye rega naramukundaga kandi nateganyaga kuzamugira umugore. Ibyo wankoreye ntubizi. Ubu sirirwa nirukana ku muhanda nk'imbwa y'agasozi. Hari umugore ngira, byose si aho wabiteye. Hangize ukaza untera impuhwe. Hani soni. Ndakwishyuye. Nawe wumva ukuntu bibabaza. Wumva uburibwe nanjye nari mfite umunsi ngufata. Ubwo Olivier nawe yararakaye. Arangije afata umuhungu mu mazosi. Ahita atangira kumuniga bararwana. Rwose batangira kurwana ubona ko abuze gica. Ubwo Towa yarabyumvise diseta amanuka yirukanka asakuza. Avuga ati ndabinginze mureke kurwana. Ndabinginze Olivier, ndakwinginze rekera babe. Rekera, niba nkunda basi rekera kurwana. Ubwo abagabo bararekuranye. Ariko ubona ko bagishaka gushondana. Umugore n'amarira menshi avuga ati babe, ndakwinginze basi, I'm sorry, amakosa yose nayanjye. Ariko ndakwinginze basi murekere. Sibyo, ahangaha mwakicana. Ndabasabye basi mwirwana, amakosa nayanjye. Basi baba rijya mukubita, mumfate mu nkubite ariko mureke kurwana, kuko byose ni njye wabiteye. Ubwo Olivier yarigaruye. Arangije atayitegereza Towa. Ari kuvuga ati wowe Towa, ntewe isoni no kwitwa umugabo wawe. Sinzi ko nakongera no kuguhamagara mu izina ngo uri umugore wanjye. Uransebeje, uri umugome, uri umugambanyi. Ugatinyuka ukaryamana n'umuntu nk'uyu nguyu, ubizi ko ari inshuti yanjye. Nta soni. Ubu singibi nabyita ngo iki? Ugatinyuka ukanjyanira umuntu nk'uyu nguyu mu buriri bwanjye. Nta soni, mukanca inyuma. Ubwo Olivier yahise amucicikisha. Avuga ati no, cicika nkubwire neza Olivier. Uranyumva? Ntabwo umugore wawe nigeze mukunda. Sinigeze mukunda na gato pe. Nta munota, nta segonda, nta n'icyewenda nigeze niyumvamo akantu k'urukundo. N'ikaba gatoya mu mutima wanjye ko gukunda umugore wawe. Reba umugore wawe ukuntu ameze. Uri kunyumva? Umugore utazi kwitaho, ntazi guteka, ntazi gusukura mu rugo abayemo. Uri kuva njye ntamukunda gute? Never. Sinigeze mukunda. Umugore w'umwanda. Ubu nawe rero umva ngo warashatse. Ntacyo wakoze rwose. Ubwo Nick yahise yigendera. Ahita nisohokera rwose nta n'irindi jambo arengejeho. Ubwo abandi basigaye muri salo ubona ko bacitsemo igikuba. Ubona ko nta n'umwe ufite ijambo ryo kuvuga. Ko disi Olivier we kubyakira byari byamunaniye. Ari gutekereza ubuzima bwose yabanyemo na Towa. Akongera agatekereza n'ubuzima yanyuranyemo na Nick. Ari kuvuga ati inshuti yanjye gute yambeshye ubuzima nk'ubu ngubu. Ubuzima bwose twanyuranyemo yambereye inshuti y'ikinyoma. Ubuzima twarimo bwari fake. Ntabwo nabyiyumvisha. Ubwo disi kubyakira byaramunaniye, amarira ari menshi. Kuryama byanze agahagarara akicara akabura icyo akora. Amarira yari kwivugira gusa. Kubona umuntu w'umugaburira kuko biba byageze kure. Umuhungu kandi koko yikundira Towa by'ukuri. Gusa ariko ibyahuriyemo nabyo rwose byatumye yiheba.
yumva atangiye no kuzinukwa rwose ibintu by'inkundo, kubyakira byamunaniye. Yabaga yicaye hasi disi no kwicara byibuze mu ntebe byamunaniye, asa nkaho rwose yataye ubwenge, kubyiyumvisha byamunaniye. Gutaha nawe ahantu yari ari ntabwo yari atuje, umutima ntabwo wari uri hamwe, n'amakosa yose yari arimo kuyishinja, kandi koko niwe nyirabayazana, kubera ko iyo ataza kwemera kuryamana na Nick, ubu ngubu rwose nta kibazo aba afite. Ku mutima waranze nawe kuryama ntabwo yari kubishobora, nawe ari gutekereza ubuzima yanyuranyemo na Olivier, akongera akibuka n'ubuzima rwose yacanyemo na Nick, ari kuvuga ati kumbi yari agakino yarankoresheje kugira ngo yihimure ku mugabo wanjye. Ese kuki ntigeze menya ubwenge byibuze ngo mbivumbure hakiri kare? Ubu koko yaranze atubera inshuti y'ikinyoma. Disi buri wese ku ruhande rwe yabaga ari gutekereza ibintu byinshi, nta kindi kiri kumuza mu mutwe ari ubuzima bwiza yagiye anyuranamo n'umugabo. Yumva rwose abuze icyo akora nawe byamurenze, gusa nawe ari wowe sinzi ko wabona icyo ukora. Tawe imitima yamubanye myinshi rwose yabuze icyo gukora, yikoze hirya akagaruka hino yumva ko nta yandi mahitamo. Mu kuryama rwose ntabwo yari kubona ibitotsi kuko ntabwo ari gusinzira. Umugabo nawe rwose kuryama byari byanze, ubwo byasaga nkaho mu rugo hacitsemo igikuba, kandi koko nibyo. Ubwo kuryama babaga basizemo metero kandi ndetse banateranya imigongo, kuko buri wese yumvaga ko nta jambo afite ryo kuba yabwira undi, gusa buri umwe nta n'umwe ari kubona ibitotsi kubera yuko byari byabayobeye. Ubwo umugabo yabyutse mu ruturutura ajya kwicarira muri salo kuko yumvaga ko nta kintu cyo gukora afite. Yacitse intege mbese wagira ngo yapfishije nk'ababyeyi bombi, ubona ko ntacyo gukora na kimwe afite, ibitekerezo byamurenze. Ubwo Tawa nawe nta yandi mahitamo yari afite aho ngaho uretse gufata ibintu by'ubundi akava muri urwo rugo. Ubwo yabyutse pakinga utuntu twe, arangije asanga umugabo muri salo kugira ngo amusezere byibuze yigendere, kubera yuko sinzi ko aho ngaho waba ugishoboye kubana n'umuntu mwanyuze muri situwasiyo imeze gutyo. Ubwo yaraje ageze muri salo, Olivier yamurebye nawe umutima uramurya, arangije ahita ahaguruka ahita azasanganira umukobwa. Ubwo Tawa nawe yaramwegereye, arangije ati Olivier, I'm sorry, ndakwinginze nukuri umbabarire, ndabizi nakosheje, amakosa yose ninjye uri kuhishinja, kandi rwose ntabwo newe ishema n'ibyo nakoze, binteye isoni, gusa ariko nyine umbabarire, ntabwo nakubahishije, mwangirije ubuzima, gusa ntabwo ari byo nifuzaga. Numvaga ko nzaza tugakundana, tukubaka urugo rwacu rugatera imbere, ariko ntabwo ariko bigenze. Ndakwinginze Olivier, basi musabye imbabazi mbikuye ku mutima, umbabarire. Gusa nyine ndagiye, mwifurije kuzahirwa mu byaha byose, ariko uzajya umbabarira ntuzajya wibuka amakosa nagukoreye, kuko ndabyemera ko nkwangirije ubuzima pe. Ikindi nyine mbere yuko ngenda, nta kibazo impapuro za divorce uzazinyoherereza nzazisinya, mwifurije ibyiza. Ubwo umugabo byaramurenze disi nawe atangira kurira, arangije ati Tawa, nanjye mbabarire n'ukuri, aho nakubereye umwana mwiza, muri make mbabarire ku bwa buri kimwe nagukoreye kitagushimishije. Nta muntu w'intungane ubaho, ariko nyine mbabarire ku byo nakoze, ku nshingano zanjye ntubahirije, mbese nyine ibyo nakoze bitagushimishije ubimbabarire, kandi nanjye mwifurije amahirwe. Disi umukobwa amarira yari menshi, arangije afata akavaze kiwe aragenda. Gusa mu kugenda disi yakebutse inyuma, asa nkaho ari gutanga sinyali avuga ati naragukundaga nubwo bigenze uko. Umukobwa koko yarasohotse kuko nta kindi kintu yari bukore. Umugabo nasigara mu nzu ya wenyine. Umugabo wari ufite umugore disi wajya kumuganiriza byibuze akamumara irungu, yasigaye mu nzu ya wenyine. Umugore nawe ahita yigendera. Inshuti nyanshuti koko kuba hafi no mu byago.
Towa disi ubwo mu gusohoka yaraje asanga Nazo amutegerereje hanze. Ahita amubwira ati I'm sorry, ihangane disi ugira umutima ukomeye, sibyo? Towa ati nta kibazo. Ubwo yamufashije kwinjiza valize mu modoka, arayimubikira. Araje ati Towa, komeza kwihangana mukobwa mwiza. Ubwo yamwinjije mu modoka kugira ngo bagende. Arimo gusa nkaho amukomeza avuga ati bibaho, nta kundi rwose no kwihangana. Ubwo baragiye Towa disi byamucanze. Buri kanya buri segonda yabaga ari gutekereza Olivier. Kubyakira byamunaniye yumva ko atari kwiyumvisha ko yaba yatandukanye na Olivier bakundanaga by'ukuri. Akaba yisanze none hari kuba muri ghetto ya Naza. Avuga ati subuko kibi ni ibiki? Ubu buzima nibwo nahisemo. Ese mani uza kumbwira ko ari uko bizagenda kuko mwigumira mu bukobwa ntigeze nsezerana. Yo, umukobwa disi agahinda yari kenshi. Kwakira ibiri kumbaho byamunaniye. Akagira ngo akagwa agacuho disi agasinzirizwa n'agahinda. Nazo wasaga nkaho ari kumwitakaza amubwira ati babe, sorry Towa. Ubwo yabaga amuzaniye icyo kurya disi. Akavuga ati Towa, ihangane basi. Ibiryo nari nsoje kubitegura. Wose tugasangira. Ukeneye kugira ikintu ushyira mu nda. Ubwo Towa yarahagurutse. Ariko urabwo avuye nko mu bitekerezo bya kure nubwo yari asinziriye. Araje ati ntabwo nshonje Nazo. Ndikumva nta kintu nshaka rwose, nta nzara mfite. Nazo ati no. Towa, ufite guhindura ubuzima, sibyo? Byirengagize, ushyibagirwa ibyabaye. Ufite gutangira ubundi buzima bushya mukobwa wanjye, sibyo? Ihangane ugira ikintu ushyira mu nda. Ntuse ushaka gupfa wishwe n'inzara. Ntabwo nabikwemerera, sibyo? Reka gukomeza kwitwara gutyo Towa. Yo, ubwo disi Towa amarira yari menshi. Ari kuvuga ati Nazo, nuko atari wowe ntabwo mbikwifurije, ariko nyine ntabwo umeze neza. Ndikumva ntameze neza rwose, ntabwo nabirya ngo bigende, ntabwo nabimira. Nuko ndikumva ubuzima bwanjye bwangiritse cyane kurusha uko nakicwa n'inzara basi nkava kuri iyi si. Ubwo Nazo disi yakomeje kumugira inama. Avuga ati ufite kugira ikintu ushyira mu nda rwose Towa. Ibi ngibi bibaho kandi ugomba kubyakira. Nyine niryo geno ry'umuntu, sibyo? Reka gukomeza kubyishyiramo cyane, ndabizi nyine bizagira iherezo. Towa, wikicira ubuzima, uracyari muto. Nyine ugomba gutangira ubundi buzima kandi ukirengagiza ibyabaye, sibyo? Ubwo Towa disi we kubyakira byari byanze. Ntabwo nabasha kubyakira aka kanya, kubera yuko ndi kubabara cyane mu mutima, sinzi icyo gukora. Ubwo Nazo yaramubwiye ati nyine ndabyumva ariko ihangane, sibyo? Nimba Olivier nyine yemeye kuko kugenda, ndabizi nawe ni umuntu kandi aragukunda, azabitekereza, sibyo? Wikomeza kwakitinga gutyo Towa, ndabizi bizagenda neza. Ntabwo nzi byinshi ku bukwe bwanyu, ariko Olivier ndabizi ko agukunda by'ukuri, sibyo? Ntabwo Nick yigeze agukunda, ariko Olivier aragukunda. Rero niyo mpamvu udashobora kwemera ko ukomeza kumwita ex ngo ex. Ibi ngibi bizagira ihereza kubabarire, kandi ariko ndabizi ko agukunda. Irengagize basi, irengagize. Nukomeza kwishinja kandi ibyaha, cyane ko ari waragiranye ibibazo na Nick, bigatuma nyine aguhiga, sibyo? Waguye mu mutego wa Nick. Wikomeza rero kubyishinja cyane, sibyo? Ubwo Towa amarira yari menshi. Avuga ati ariko ndi kubabara cyane mu mutima. Uburibwe mfite sinzi ko hari undi muntu wabwumva. Ndikumva rwose bindambiye, ubu buzima burandambiye. Yo, ubwo amarira yari menshi. Nazo ahita amwiyegamiza mu gituza avuga ati hoya Towa, wikomeza kurira mukobwa mwiza, sibyo? Wikomeza kurira kuko nanjye uri kuntera agahinda. Ndakwinginze basi, sibyo? Gira ikintu ushyira mu nda. Yo, ubwo ntibyatinze Olivier nawe kwakira ko asigaye mu nzu wenyine byari byamunaniye. Ariko yagiye kumva hari umuntu uri gukomanga. Ubwo yaje kumusanganira avuga ati ni karibu. Umukureba yasanze ari Nazo waruje muri rwa rugo. Nazo araje ati nari nakumanze numva ntago muri kunyikiriza nyine mpita ninjira. Nta kibazo nakomeza. Olivier utarufite morale ubwo yahise amucira amarira avuga ati nta kibazo ngwiyena. Ubwo Nazo yashyize ibyo yari afite hasi
arangije agenda asanganira Olivier ari kumubwira ati umeze neza Olivier. Ubwo Olivier yaramwihoreye arangije ati Olivier hari akantu ugize ushyira mu nda. Ubwo Olivier yaravuze ati oya ariko se undi uri gukora icyanga. Ubwo naza byaramucanze kuvuga ibimuzanye arangije yicara ari kuvuga ati Olivier nyine nari njanganje kukureba nje kukwitaho umeze neza. Ubwo Olivier yari yikanze avuga ati uje kunyitaho. Ubwo naza nta kindi kintu yakoze ese yirwanyira mu gikoni cyane ko yari azi no guteka ahita atangira kugenda prepara utuntu agiye guha umusore akaba ashyize mu nda kubera yuko byasaga nkaho Olivier nawe adaheruka kugira ikintu arya. Ubwo muri uko nguko yari ari mu gikoni Olivier yamusanzemo arangije amwegera nuko naza ati hayi Olivier ati umeze ute. Ubwo naza n'amasoni menshi ese amubwira ati hari akantu wari ukeneye. Ubwo Olivier yaramurebye arangije ati nshobora kuba naguhobera. Ubwo naza arikanze arangije ariko ahita yihagararaho avuga ati nta kibazo. Ubwo umusore yaramwegereye arangije atamuhobera cyane ko bagiye bavuga ngo hari ikintu bifasha cyane ku muntu usa nkaho ababaye ahita ahobera umukobwa disi ntacyo yikanga. Ubwo yarasoje arangije disi yumva asa nkaho aruhutse. Umukobwa arangije ati uri kumva noneho umeze neza. Olivier ati yego. Nazo ati okay nta kibazo noneho ndaje nkomeze mutegurire nyine utuntu urabishyize mu nda sibyo. Olivier ati yego. Ndebere nawe. Ubwo Olivier akimara gutandukana na Toa nazo yacaga inyuma gutya akaza kumwitaho kugira ngo byibuze making sure ko Olivier nawe hari akantu yashyize mu nda nuko yari arimo no kwita kuri Toa wari iwabo. Ubwo Toa we yari yasigaye mu rugo ari kuri telefone avuga ati wi nasibiraza gufata igihe kingana uti umva nyine nyumva neza nyine amafaranga pe sibyo itike itike mvana ngasi kangeza aho suyizi shano kuri ndayikeneye kandi ntuntenguwe. Okay sawa ubwo byasaga nk'atangiye kugenda yiyakira asa nkaho agiye no kuva muri uru rugo rwo kwa Naza kugira ngo byibuze agende nawe ajye gutangira ubuzima bushya. Gusa ariko agatima ntabwo kaburaga ko gufata telefone akitegereza amafoto disi yiwe na Olivier akareba bari kumwe akibutsa ubuzima banyuranyemo. Amarira ntiyaburaga kwisuka n'ubundi iyo yatekerezaga ubwo buzima bwo hambere. Ubwo nazo yaje kuva kwa Olivier asanga umukobwa yamaze no kwitegura ubona ko yapakinze utuntu twe ariko umubwira ati wasoje kwitegura. Toti yego ubu ngubu ndagiye. Nazo ati wow gusa nzagukumbura Toa. Toti nanjye nzagukumbura Naza umbereye inshuti cyiza kandi nyine ndagushime basi Imana izakomera umugisha. Ubwo disi yaramuhobeye Nazo ari kuvuga ati na Imana izaguha umugisha Toa nawe rwose wambereye inshuti nziza kandi nizera ko tuzongera kuza nyine no mu bundi buzima. Ubwo byasaga nkaho koko Toa agiye gutangira ubundi buzima butarimo inshuti ze ndetse na Olivier. Ubona ko ari ibintu disi bibabaje nubwo babaga bari kurenzaho bagaseka. Ubwo Toa yaramubwiye ati Naza basi uzajye wiyitaho sibyo. Nazo ati yego kandi ntuzibagirwe kumamagara nugerayo sibyo Toa ntuzibagirwe mwana. Toa ati yego ntabwo nzabyibagirwa nzabyibuka. Ubwo Toa agiye kugenda umukobwa ahita amukurura arangije ati Toa ndabizi bimeze neza Olivier aracyagukunda ndabizi ko Olivier akigukunda cyane nawe kandi ndabizi ko nawe umukunda. Amakosa nyine yabaye hari kuyicuza kandi nawe uricuza gusa ariko nyine mugomba kubiganiraho sibyo. Mugomba kubiganiraho ibuke ko nta wundi muntu n'umwe wamukurutira sibyo ntuzamwirengagize. Ubwo Toa amubwira ati Naza iyo chapitre njye nari nayirenze nari nafunze igitabo cy'ibyo nabyirengagije ngo umeze neza. Ubwo Naza yumvishe ko umukobwa asa nkaho atangiye kwiyakira araje ati okay nta kibazo byiza tugende nta kibazo umudriver ari kumamagara ngo yaje.
ubwo Nazo yamufashije koko vaze kugira ngo basohoke. Umukobwa Towa Disi arihanagura, barangije bahita basohoka nyine ngo bajye kureba shoferi amujyane. Yari agiye gutangira ubundi buzima bushya butarimo Nazo ndetse na Olivier. Ubwo baragiye bageze hanze koko basanga umushoferi yahageze. Arangije atangira komanga avuga ati kingura twinjize imizigo iri aha ngaha. Ubwo umushoferi koko yarafunguye. Arangije ati none se shoferi ntabwo wazi uko dufasha kwinjizamo bino bikapu dufite. Ubwo umushoferi yahise asohoka mu modoka. Arangije koko yahita basanganira neza neza ni Olivier. Ubwo Towa yaramurebye arangije ahita yikanga. Avuga ati Olivier waje gukora icyangaha? Olivier ari nasiriye cyane rwose ubona ko yiyakiriye. Avuga ati ariko mwamamagaye ni njyewe umushoferi nyine ugiye kubatwara. Mana yanjye ndebera ibintu Nazo akoze. Umbwire nawe gutwarwa n'umu ex cyangwa se n'umuntu wakubabarije umutima n'ibyo modoka wayinjiramo. Ubwo Towa we yarikanze. Avuga ati ni wowe ntwara unjyana hese ujya mereza. Ubwo yagiye kumwaka vaxe mukumwe yaragiye kwinjizamo. Nazo ahita avuga ati hoya Towa nta kibazo mureka gutware. Ubwo Olivier koko yinjijemo ibikapu mu modoka. Towa rwose byamucanze ari kumva atakinjira mu modoka y'umuntu. Basa nkaho batandukanye nyine bamwirukanye no mu rugo. Gusa ariko Olivier yabonaga ko ari mu kazi kandi anabishaka. Ahita amufungurira imodoka umukobwa yinjiramo. Ubwo Nazo yarabirebye arangije ahita yigendera. Ubona akazi ke asa nkaho agasoje. Ahita abwira Olivier ati amahirwe masa Olivier. Ubwo umukobwa yarigendeye. Olivier nawe asigara agiye gutwara umukobwa. Umbwire ngo nanjye umukobwa aramubwira ngo njyana aha n'aha. Sinzi rwose ukuntu bigiye kugenda. Ubwo Olivier nawe yinjiye mu modoka kugira ngo atware Towa. Arangije koko ahita yatsa imodoka baragenda. Ubwo bageze mu nzira Olivier atangira kumuganiriza. Amubwira ati it's okay ndabyumva. Ubuzima nari maze iminsi mbayemo byasaga nkaho nta wundi muntu nigeze menya kuri iyi si utari wowe. Nagize amafaranga, ngize imitungo, ariko nta muntu nigeze nyiyumvamo igitsina gore nkawe. Nta muntu nigeze mbura mu buzima nkabura amahoro. Towa ndabyemera nakoze amakosa, kandi ikosa nakoze rya mbere no kuba naremeye gusohoka muri iriya nzu wa munsi. Ese basi ngusabye imbabazi wambabarira? Hari ibintu byinshi nigiyemo. Ubu buzima nyine bunyigishije ibintu byinshi. Gusa icyo nagushimira nuko ufite inshuti nziza. Nazo ni inshuti nziza. Ubwo Disi yese atangira kumuganirira uko byagenze wa munsi Nazo agiwe. Nazo Disi yaragiye aramutekera amuzanira ku meza kugira ngo umusore agire icyo ashyira mu nda. Amuha buri kimwe cyose umuhungu yari akeneye. Umuhungu we mugiye kubyakira byari byamunaniye. Nazo yitaye ku mukobwa yari asize mu rugo. Arangije aza no kureba ukuntu umuhungu ameze. Ubwo cyagiye amaze guhisha Disi amuzanira ibyo kurya. Araje ati basi muryoherwe. Ubwo yabonaga ko nta peti afite, ariko Nazo akakomeza ari kumutera peti nyine kugira ngo agire ikintu byibuze ashyira mu nda. Ubwo Nazo yaramubwiye ati ibiryo wabikunze? Olivier ati watetse neza rwose kandi wakoze. Nazo akomeza kumuganiriza nawe. Ubuzima ndi kubona uri gucamo rwose bisa nkaho wabuze umuntu mu buzima bwawe nyine ukunda, ndetse kandi kubyakira byananiye. Gusa icyo nakubwira nuko nyine na Towa agukunda. Olivier aragukunda by'ukuri, nawe ntabwo yiyumvisha nyine kuba yakubura mu buzima bwe. Ikibazo nari mfite nyine, nawe uracyamukunda? Ese uramukumbuye byibuze? Ubwo Olivier byaramucanze. Arangije atangira gutekereza cyane. Ngo mu gihe atarasubiza Nazo yasa amubwira ati Olivier amahirwe dusigaranye n'uyu munsi wonyine, kubera yuko yarangije guhamagara ejo azagenda. Ejo mu gitondo ushobora kumva nyine ngo yagiye. Sinzi ahantu agiye kwerekeza, gusa yambwiye ko agiye gutangira ubuzima bushya nyine butarimo twebwe. Muri make nyine ngiye ntabwo nabifuriza gutandukana, ntabwo nabyifuza, kubera yuko mwese muracyakundana ndabizi. Gusa ariko umunsi usigaye ni uw'ejo, kuko umukobwa we yarangije no kubukinga itike ejo azagenda. Olivier basi mbwiza ukuri, uracyamukunda? Yego
ibibazo mushobora kubikemura bikava mu nzira. Nta bantu nyine babana gutyo gusa batagira ibintu bapfa. Ndabyumva nyine yarakosheje ariko wamubabarira, sibyo? Nta kindi kintu kiri kungenza hano pe. Nanjye kukumvisha ukuntu nyine nawe tuwakigukunda, aragukunda kandi nyine umubereye umwana mwiza, nawe wakomeza ukamukunda kubera ko nta muntu udakosa. Olivier asamusore imbavuze menshi ukuntu azahise akomeza kwirira. Olivier rero yari akiri kubitekerereza umukobwa mu modoka mbere yuko amujyana ahantu yari amubwiye amujyana. Akomeza kumubwira ati Towa, naziyanyigishije isomo ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Yampaye facts zinyereka ko nashobora kukwanga, kuri umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye. Ubuzima bwanjye ntakemera ko bwangirika nyine kubera kugiye kandi uhari. Towa, basi ndakwinginze mbabarira. Ubwo Towa yahise amubwira ati Olivier, ariko naguciye inyuma ndabyemera ku nshuti yawe. Ese wabyifuza gutunga umugore waguciye inyuma? Olivier ati ariko nanjye nagerageje kubikora, gusa ariko kandi dufite kubabarirana, sibyo? Towa ati njye ndicuza ibintu byose nakoze, niciye ubuzima, ibitekerezo byanjye byaragiye, ntabwo ari uko njye nabitekerezaga. Nuvuga ko njye nawe tujye kubaka urugo rugakomera tukabaho neza, ariko siko byangendekeye. Basi umbabarire, I'm sorry. Ubwo Olivier nawe yamusabye imbabazi, aravuga ati nanjye mbabarire. Ubwo yarahindukiye amwitegereza mu maso, aramubwira ati Towa, ndakwinginze basi impa amahirwe ya kabiri, mbabarira ndakwinginze. Ese wakongera ukankunda by'ukuri? Ndagusaba amahirwe ya kabiri. Ubwo umukobwa we disi kwibabarira byari byanze, ariko uvuga ati ntabwo ngukwiriye Olivier, ukwiye imbabazi ariko njyewe ntabwo ngukwiriye kubera ko ninjye waguhemukiye. Olivier ati wowe wibifata gutyo baby, twese twakoze amakosa, sibyo? Kandi njyewe niteguye kuyakosora uko byagenda kose. Ubwo disi basabanye imbabazi, umukobwa aramubabarira, umuhungu nawe disi yumva arabohotse ndetse na Towa arabohoka. Ubwo Olivier yahise anahindura icyerekezo cy'aho bari bagiye, arangije amujyana mu rugo rwose, bahita bongera bikundanira bushya. Disi bakajya bahora bakina bafite urukundo, bariyibagije n'ibyabaye. Umuhungu none asigaye yita ku mukobwa, umukobwa nawe akita ku mugabo we. Asigaye disi yaranamenye guteka, none nta kibazo bagihura nacyo mu rugo. Ubwo disi babaga bari kwisekera, ibyishimo ari byinshi. Umuhungu avuga ati baby, ndagukunda by'ukuri cyane cyane, noneho inshuti yawe naza niba nzayigurira iki kubera yuko yamfashije kubaka ubuzima bwanjye bwishimye. Ubwo disi umukobwa nawe yarabyishimiye, avuga ati baby, ndabizi ko nanjye hari ikintu yashyize ku buzima bwanjye, kuko urabona ko yangishe no kugutekera bya bindi ukunda. Ubwo disi yarabimweretse, avuga ati uri kubona ntarabimenye? Umugabo avuga ati ya, ubu ngubu usigaye uri umugore mwiza kandi nkunda. Ubwo disi barishimye, ibyishimo ari byinshi mu muryango, cyane cyane ko barimo baranabikesha naza wabigishije amasomo bose. Buri wese ari gushimagiza naza, avuga ati baby, nzahora nkukunda basi. Ubwo ibyishimo yari byinshi disi. Olivier yarababariye Towa disi nawe yaramubabariye, bahita bongera baribanira. Mu gihe bari bagiye gutandukanywa n'inshuti y'ikinyoma ariyo Nike, wagize gutya akabizirika ariko kugira ngo azihimure kuri Olivier ibyo yamukoreye bakiri abana. Kaza kurangira kuko Towa aguye mu mutego wa Nike, cyane ko Imana yifatanyije nta muntu ugishobora kugitandukanya. Niyo byagenda gute, ubwo bari bifitemo urukundo rw'ukuri disi barakomezanyije, ibyishimo ari byinshi mu muryango. Ngo byarangiye nyine rwose basubiranye, bakajya bikinira rwose bitanaho, gusa ariko bagafata n'igihe bagashimira naza kuko ari we wabigizemo uruhare. Mu gihe Nike we yari ashatse kubatandukanya, naza bakabyitambikamo avuga ati ntabwo nakemera ko mutandukana gutyo gusa. Ubwo Nike yagiye aho ngaho akomeza kwangara ukwe, naza nawe yikomereza akazi yishimye, anishimira yuko abantu b'inshuti ze rwose bagikundana by'ukuri, nawe ugeze utandukana n'undi kubera ko bari bifitemo urukundo rw'ukuri. Yo, nibyo koko urukundo rw'ukuri ruratsinda. Ese ku bantu twabanye kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri finali,
iyi muri kwigishije iki? Uyungukiyemo si ibintu bingahe? Reka duhurire muri comment mumbwira. Mwari kumwe nanjye Asaf Obi. Kora like, share na comment niba kuko wayikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.